Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mbahani ikaze mu kiganiro ubusobanuro bw'inzozi mutegurirwa na Princess TV mukakigezwaho nanjye Serena Rose. Uyu munsi rengeye kukuganirira ku nzozi wagiye urota zitandukanye, hari zimwe muri zo mwagiye mumbwira munsaba ko nababwira ubusobanuro bwazo. Ngiye guhera ku nzozi wewe warose rero ukarota perezida yagusuye, ukarota perezida murimo kuganira, ukarota hari imyanzuro imwe n'imwe murimo gufata. Nta kabuza rero ni Imana iba yagusuye, ni Imana iba yakugendereye, ni Imana ibije gukemura bimwe mu bibazo byawe. Reka rero nkomeze nawe we wambwiye ngo warose ubona utwite. Iyo warose utwite rero bisobanuye ko ari amasezerano mashya aje mu buzima bwawe. Niko gutwita uba ubona bigaragarira mu ndoto zawe watwite. Ushaka urota rero ukabona wabyaye umwana, nubona rero wabyaye umwana uzamenye ko ari amasezerano wari utwite yasohoye, cyangwa se ugiye kwinjira mu masezerano yawe, cyangwa se ugiye kwinjira mu mugisha wawe. Reka nkomeze rero nawe warose usarura imyaka, nubona warose usarura imyaka uzamenye ko ugiye kwinjira mu mugisha wawe, hari ibintu by'umugisha bigiye kuza ku buzima bwawe. Reka nibwirire nawe rero wambwiye uti narose mbona inzoka inyirukankana, hari n'abandi baroti baruma. Iyo urose inzoka rero muri rusange biba bivuga ko n'abantu bakuri impande, cyangwa se abantu mugendana, cyangwa se abantu bari bugufi bwawe baba bafite uburyarya kuri wowe, ntabwo baba bakubeshye ko bagukunze batagukunze. Icyo gihe rero uzarebe neza, witegereze mu nshuti zawe, witegereze mu bantu bakuri hafi, hari biba bitagenda neza, hari urukundo baba bakubeshye bagufitiye kandi ariko bimeze. Reka ngushimire rero wewe wakurikiranye ikiganiro ubusobanuro bw'inzozi, ngushimire, Imana iguhe umugisha cyane. Kwibutsa no gukora subscribe ndetse na like ndetse na share ku nshuti zawe kuri channel yacu ya Princess TV. Ibindi Imana iduhana umugisha. Ciao ciao.